Kubaha Imana birayinezeza. Itangira igice cya 22:12. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Uwiteka abwira Aburahamu kumutambira umwana we w'ikinege Isaka ngo abe igitambo cyoswa, si uko yashakaga kumumwambura, ahubwo yari ari kumugerageza. Imana si umwambuzi, ahubwo yishimira gutanga. Iyo dusabye ko yibye igiciro byacu, si uko ibishaka kutuvutsa umunezero, ahubwo ibigira ngo tugere ikirenge mu cyayo ku rukundo no gutanga iby'igiciro. Ibi twigisha kuyikunda nk'uko idukunda. Mu mutima Aburahamu yari yamaze gutamba umwana we, ariko agiye kubishyira mu bikorwa yamaze gutegura byose, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakaho igicaniro yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso, arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho ahantu Yehova yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabona. Itangira igice cya 22:9-14. Aburahamu yari yamaze iminsi atagenda yerekeza aho agomba gutambira umwana we. Cyari igihe gihagije cyo kugira ngo abitekerezeho neza, abikora atabihubukiye kandi ativovota. Cyari igihe gihagije cyo kugira ngo niba bitamurimo abashe kwisubiraho abireke. Imana ikunda abayubaha bakayumvira n'imitima ikunze atarababihaswe. Mu itorero ry'Imana hadutse imiyoborere n'imyigishirize ihatira abantu kwitanga mu murimo w'Imana bitavuye mu bushake bwabo, bakabikora bahaswe, rimwe na rimwe bigura ngo badahomberwa ibyo bakeneye gufashwamo. Bamwe bagera ubwo bitanga barira, baganya ko batanze ibirenze ubushobozi bwabo, nyamara abayobozi bakibwira ko bari gukora umurimo w'Imana. Iyo ni imikorere y'isi iba yazanywe mu nzu y'Imana. Ni umuriro w'isi uba wazanywe ku gicaniro cy'Uwiteka, kandi mu gihe kije umuriro w'Uwiteka uzajya ukongora abakora nk'ibyo, ndetse benshi umaze kubakongora. Yesu ari kweza itorero rye, niyo mpamvu hari imikorere imwe atazakomeza kwihanganira mu bwoko bwe. Imana ishaka ko abayikorera bayikorera banezerewe. Ishaka ko abitangira umurimo wayo bawitangira bivuye mu mitima ikunze. Inyigisho n'imikorere binyuranya n'ibyo si biva ku Mana, biva mu isi, biva ku mubi. Imana ishaka abayikorera bayubaha kandi bayikunda. Icyo Imana yari ikeneye nuko Aburahamu ayubaha rwose, si ukumutwara umwana we. Benshi kubwo kutubaha Imana bayiha ibibasagutse ku butunzi n'umwanya wabo, nyamara bakavuga ko bayubaha. Mu by'ukuri ntibazi kubaha Imana icyo ari cyo. Bakora ibyaha, imitima yabo ikibera ku by'isi, bagaha Imana ibyo babona badakeneye, barangiza bakavuga ko bayubaha. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Timoteyo wa 2:19. Bene abo ntabwo ari ab'Uwiteka. Abenyakuri bagira umwete wo kumunezeza kandi bakamuha iby'agaciro, kuko ari umwami wo kubahwa. Aburahamu yubuye amaso abona imfizi y'intama, ayitamba atiriwe abaza, kuko yari yaje gutamba. Yahawe igitambo gisimbura umuhungu we, kuko yari amaze kumutamba mu mutima we. Hari abashaka kugerageza Imana bagasa n'abayihaye iby'igiciro, ariko mu by'ukuri atari uko babitanze, ahubwo kuko babwiwe ko bari buronke ibirenze ibyo. Nta mutima wo gutanga baba bafite, ahubwo baba bafite uwo guhindura Imana igikoresho cyo kuronka inyungu zabo bwite. Baba bashaka guhindura Imana nk'icyuma cy'amahirwe bajugunyamo ibiceri ngo baronke ibyinshi, ariko ko si ukubaha Uwiteka. Abamwubaha bamukorera babikunze, kandi abo babikiwe byinshi haba muri ubu buzima ndetse no mu buzaza. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Zaburi 147:11. Dusenge. Mwami Yesu, nyigisha kukubaha no kukunezeza, mu izina ryawe Yesu. Amen.